dore inzozi udakwiye kurengeza mu buzima bwawe. Inzozi za mbere, kurota ugiye kuvoma ushobora kwibaza ese iki kintu gisobanuye iki. Iki ni ikintu cy'ikimenyetso cyiza ku bantu basenga, uranyumva cyane ijana ku ijana. Iki ni ikimenyetso cyiza kubera ko kimenyesha imbaraga z'amasengesho, kubera ko amazi bundi ni ikimenyetso cy'amasengesho, gusa nanone bitandukanye n'amazi menshi ari ahantu hamwe akoranyije ahantu hamwe. Iki nacyo gitandukanye no kuba ugiye kuvoma, kujya ku mugezi ukavoma kuri robine, ku isoko se uri kuvoma amazi mu ijerekani cyangwa se ahantu runaka. Ni iki injerekani yo igereranywa n'ikigega kibikwamo amasengesho. Amasengesho umunyamasengesho asenga cyangwa se umukozi w'Imana asenga cyangwa se umuntu ugeneye kwegera Imana asenga, yego. Ariko kuvoma amazi ukayavoma ukayashyira mu njerekani ni ikimenyetso cyiza kigaragaza yuko hari amasengesho runaka muri make ugiye gukorera Imana, cyangwa se hari amasengesho runaka uri gukora muri iyi minsi Imana. Ni ikintu kigaragaza yuko rero kuvoma ari amasengesho uzasenga mu minsi iri imbere, amasengesho uzasenga mu minsi iri imbere, cyangwa amasengesho ushobora kuba ugiye gusenga, cyangwa se just bisobanuye yuko ari amasengesho. Ukavoma amazi ukashyira mu njerekani cyangwa se mu kindi kintu uvomesha runaka, ni amasengesho. Nicyo kintu bisobanuye. Njye wumvaga ni Mr. Alex. See you around. Kuzindi nzozi wibuke gukora follow, subscribe kuri YouTube channel yacu ya Lava TV Show, ndetse njye wumvaga ni Mr. Alex. See you around. Kuzindi nzozi nzabasobanurira umunsi ukurikiyeho. Dore inzozi udakwiye kurengagiza mu buzima bwawe. Inzozi za mbere, kurota Dore inzozi udakwiye kurengeza mu buzima bwawe. Inzozi za mbere, kurota imvura igwa kandi imvura yagwa ikakunyagira. Ushobora kwibaza iki kintu gishatse gusobanura iki. Ukarota imvura igwa, ushobora kuba warabirose cyangwa ukaba uri kubirota muri iki gihe. Iki ni ikintu kitari cyiza mu gihe ukirose gihita ubyuka usenga, kuko iki ni ikintu kimenyesha yuko hari ikintu runaka kigiye kukubaho mu minsi iri imbere kitari cyiza, ndetse iki kintu kimenyesha ibibazo mu buzima bwawe. Ushobora kuba warose imvura iri kukugwira cyangwa se iri kukunyagira. Iki ni ikintu kimenyesha ikigeragezo cyangwa se ikibazo, ndetse gishobora kuzamo n'urupfu. Mu gihe rero urose izi nzozi, gisenga Imana ni handi uzajya wumva Imana isezeranya umuntu ko imuhaye umutaka, ukibaza impamvu imuhaye umutaka kugira ngo imurinde iyo mvura. Imvura ni ikintu kibi ndetse kiganisha ku rupfu. Mu gihe urose izi nzozi rero ujye umenya ko hari ibihe bikomeye ugiye gucamo. Ujye usenga kugira ngo izi nzozi